abanyarwanda mu mpande enye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ni ukuri musenge kandi musengera igihugu cyacu cy'u Rwanda, kubera yuko ngewe Imana yambwiye ngo nikuraho uruzitiro cy'umwijima, ariko ntabwo nakurenganya. udafite yandi maso we arabona ari ibihe byiza, ni iterambere, ni ibihe bigezweho, ariko nta terambere. Turimo turasatira igihe cy'umwijima, ariko udafite andi maso ntiyabibona. Imana yerutse kusanga irambwira ngo iminsi mibi iraje, ariko irambwira ngo utangaze itangazo rivuga ngo amatakira ngo ntabwo Imana izayumva. Bya bindi byo gusenga ngo Mana ko yaguhaye agahenge ikaguha igihe, ntibiteye agahinda kuba utafata n'amasengesho y'umunsi umwe ngo wiyirize ubusa. Abantu benshi mugiye kubona ishyano, kandi ni ukuri muzatakira Imana n'izabumvira, kubera yuko mu gihe twakagombye kuba turi abo gushimira Imana, kubera ibyaha bimaze kugwira mu gihugu. Ibyaha bimaze kugwira, inzangano zabaye nyinshi, ubwicanyi buragwiriye, ubu nta muntu ugikunda mugenzi we. Buriya n'abihumurije bihagazeho ngo twebwe turi amahoro, turi kuryama tugasinzira. Umuntu ufite amahoro ni umuntu uri kubaha Imana. Umuntu ufite amahoro ni umuntu uri kunezeza Imana. Umuntu ufite amahoro ni umuntu uri gusenga Imana, akaba afite icyo yibitseho. Mwene data, ikintu Imana igushakaho nta kindi, ni uguca bugufi. Abageni benshi baratashye, impfu nyinshi ziri hano imbere, abakomeye n'aboroheje bagiye gupfa. Ndabihanura kuko ngewe nabonye urupfu rugera mu manyumba y'abantu bakomeye n'aboroheje. Mfite ubutumwa Imana yampaye, nshaka kugira ngo nambutse muri uyu mwanya. Abantu benshi baba bavuga bati Imana yavuze kandi bayibeshyera, ariko ntabwo bikwiriye. Buriya umuntu ubeshyera Imana ajya yumva yuko afite ishyano rikomeye cyane kuruta ishyano ry'abapagani, kuruta ishyano ry'abandi banyabyaha bose. Kandi ndababwiza ukuri, buriya abanyarwanda mujya mpunera agahinda. Niyo mpamvu ibyago bizagera muri iki gihugu biruta iby'amahanga yandi tubona, twirirwa turukuririra ngo intambara ngo hanaha, ngo ibibazo ngo ni byinshi. Ngewe iyo ngiye mu mwuka nkasenga, nkareba ibintu bikorwa muri iki gihugu cy'u Rwanda, kandi bigakorwa n'abantu bitirirwa izina ry'Imana, ibyo ni ibintu bijya bintera agahinda bikambabaza. Ariko nasenga Imana ikambwira ngo ishyano rizabonwa, ishyano rizagera ku bantu batuye iki gihugu kubera kubeshyera Imana no gufata Imana bakayimenyera. Abantu bagafata izina ry'Imana bakaritobanga. Imana iherutse kunsanga irambwira ngo nicyo gituma ishyano rigiye kuzabonwa n'abatuye iki gihugu riruta andi mashyano yose y'abari mu bindi bihugu tubona. Abantu benshi mugiye kubona ishyano, kandi ni ukuri muzatakira Imana n'izabumvira, kubera yuko mu gihe twakagombye kuba turi abo gushimira Imana, mu gihe twakagombye kuba turi abo guhereza Imana yacu icyubahiro, mu gihe twakagombye kuba turi abo guhamya ineza y'Imana, ariko ni twebwe abanyarwanda dufashe intera ya mbere n'ubundi tugayisha Imana, dutukisha izina ry'Imana. Kandi ni ukuri Imana yo mu ijuru ntabwo ibi bintu izabiceceka. Niba abantu tudakijijwe ngo tumenye Imana, tumenye n'igitinyiro cy'Imana, ni ukuri ibyo twiringiye ntabyo tuzabona. Reka dusome ijambo ry'Imana
Uwiteka yampaye muri ubu butumwa n'ubundi ni ijambo riri mu gitabo cya Ezekiyeli igice cya 7 n'umurongo wa 25. Haranditswe ngo kurimbuka kuraje kandi bazashaka amahoro ariko ntibazayabona. Ishyano rizasimburwa n'irindi shyano, n'inkuru mbi ikurikirwe n'iyindi mbi, kandi bazashakira iyerekwa ku muhanuzi, ariko umutambyi azabura itegeko n'abakuru babura inama. Umwami azaboroga n'igikomangoma kizuzurwamo n'amaganya, kandi amaboko y'abantu bo mu gihugu azadagadwa. Nzabagenzereza nk'uko imigenzereze yabo imeze, mbacira urubanza rubakwiriye, bazamenya yuko ari nge Uwiteka. Imana yampaye aya magambo imbwira yuko aya magambo n'ubundi nyasomera buri muntu wese ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ijambo riratubwiye ngo kurimbuka kuraje kandi bazashaka amahoro ariko ntibazayabona. Kubera ibyaha bimaze kugwira mu gihugu, ibyaha bimaze kugwira, inzangano zabaye nyinshi, ubwicanyi buragwiriye, ubu nta muntu ugikunda mugenzi we, urukundo rwarakonje mu bantu. Mbese umuntu arareba mugenzi we, yabona hari icyo yagezeho, ishyari rikamumena umutima, agashaka uburozi ngo amwice. Mbese muri iyi minsi n'abantu bavukana ntibagihuza, urasanga abantu bose ibere rimwe, urasanga hagati yabo nta guhuza kurimo, usanga abantu baraba muri korali imwe, bararirimba muri korali imwe, ariko usange muri ya korali harimo umwiryane. Usange abantu bitwa ngo bari mu itorero rimwe, ariko usange nubwo bari muri iryo torero nta guhuza kurimo, usange n'umwiryane. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo igihe kiraje kandi kirasohoye, buri wese agiye kumenya agaciro k'Imana, niho umuntu wese azabasha kumenya neza yuko iyi Imana abantu basuzuguye ari Imana iteye ubwoba. Igihe cyo kubura amahoro kirageze. Hari abantu njya mbona bakaza bakicara kuri kamera bagahanura bati rwose ni amahoro, ni amahoro, ni amahoro. Ariko njyewe ndababwira ngo abantu twakwihumuriza ngo ni amahoro, amahoro ntayo, kubera yuko dushingiye ku bikorwa muri iki gihe, dushingiye ku mwiryane uri muri iki gihe, kandi tureke no kuvuga ngo igihugu cyacu cy'u Rwanda amahoro muri iyi si ntayo. Niyo mpamvu uzagera muri Amerika ugasanga baturutse mu bihugu byo hirya no hino, Trump nawe abamereye nabi, ari kubabwira ngo musubire iwanyu ku ngufu. Niyo mpamvu uzagera muri Israel ugasanga ni intambara gusa, wagera muri Kongo ugasanga ni intambara, n'ahatari intambara z'amasasu ugasanga nta bwumvikane buhari, ugasanga ibihugu biri mu mwiryane, ugasanga ibihugu biri mu mwiryane mu ntambara z'amagambo, ugasanga ni ibibazo gusa. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo Bibiliya iratubwiye ngo kurimbuka kuraje kandi bazashaka amahoro ariko ntibazayabona. Yewe mwene data uneze amatwi, nubwo wihagazeho ukabona yuko ari amahoro, igihe kiraje kandi kirasohoye. Ni ukuri ijambo riratubwiye ngo ishyano rizasimburwa n'irindi shyano. Niko bimeze. Buriya n'abihumurije bihagazeho ngo twebwe turi amahoro, turi kuryama tugasinzira. Umuntu ufite amahoro ni umuntu uri kubaha Imana. Umuntu ufite amahoro ni umuntu uri kunezeza Imana. Umuntu ufite amahoro ni umuntu uri gusenga Imana, akaba afite icyo yibitseho. Kubera yuko ndababwiza ukuri, yemwe Banyarwanda, yemwe Barundi muneze amatwi, yemwe namwe mw'Abagande, mwe namwe Abatanzania,
yemwe namwe abo muri Kenya, narabivuze nongeye no kubisubiramo. Njyewe ndababwiza ukuri, iyerekwa afite nuko intambara zigiye kujya zigenda nk'uko imodoka zibisikana mu muhanda, zimwe zimanuka izindi zizamuka. Kuko njyewe iyerekwa afite, nabonye ibihugu bigira umwiryane, mbona n'ibihugu birimo amahoro birimo birabomborana. Niyo mpamvu mbabwiye ngo abafite igihe cyo gusenga nimusenge. Banyarwanda nimusenge, mureke amagambo. Ariko ndahanurira abanyarwanda mu mpande enye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ni ukuri musenge kandi musengera igihugu cyacu cy'u Rwanda, kubera yuko njyewe Imana yambwiye ngo nikuraho uruzitiro, niramuka ikuyeho uruzitiro, n'umwana wonka n'umwana uri mu nda azamenya ko Imana idukuyeho uruzitiro, kubera ko abanyarwanda twakabije gukora mu mboni y'ijisho ry'Uwiteka Imana. Ni ukuri, urareba ukabona umuntu ni umupasiteri ayoboye itorero, ariko wareba ibyo akora ugasanga bitandukanye n'uko ari. Urareba ugasanga umuntu ngo ni umuhanuzi w'Imana, ariko wareba imbuto yera ugasanga zitandukanye n'uko yitirirwa izina ry'Imana. Ibihe tugezemo ni ibihe bikomeye, ariko harahirwa umuntu wamenye Imana kandi yamara kumenya Imana akayubaha nk'Imana. Amahirwe turimo tugenda dusatira ni ay'umuntu uri kumwe n'Imana, kuko Imana yanyeretse abantu benshi bafite imodokari babuze n'icyo bazimaza. Si ibintu bigezweho muri iyi minsi, umuntu yagura imodoka abantu bati ya runaka yakize yaguze imodoka. Imana yanyeretse abantu bafite amazu y'imiturirwa n'ubundi bayataye. Ngiye kubona mbona ya mazu yabaye imisaka. Iyo umuntu yaguze inzu, abantu baravuga bati runaka rwose yaguze inzu ya kadastere, cyangwa se yujuje inzu muri karitsiye rwose. Runaka yaguze inzu mu mujyi wa Kigali, ariko nabonye inzu nyinshi zabaye umusaka. Mbona ibyo abantu biratanaga byinshi, mbona byataye agaciro. Ijwi ry'Imana rirasanga rirambwira ngo Vedaste, tangaza iri tangazo, ubwira abantu ngo igihe kirageze. Umuntu ufite amahirwe hano turi gusatira ni umuntu uri kubaha Imana, ni umuntu uri guca bugufi ugasenga. Kandi noneho ikintu cyambabaje, Imana ijya kumuha ubutumwa yaje kunyereka abadamu benshi n'abakobwa benshi bambaye amakanzu yera, ariko ngiye kubona mbona barimo barazamuka umusozi, ngiye kubona mbona bageze aho bananiwe, ngiye kubona mbona bamwe bararyamye barasinziriye, ngiye kubona mbona barambaraye mu nzira. Imana irambwira ngo ikibabaje ni uko abantu bageze ahantu habi, ariko noneho akaba ariho abantu basinziriye. Yewe usinziriye we, kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira, kuko ni igihe turimo twegera, ni igihe cy'umwijima. Ariko ntabwo nakurenganya, udafite amaso, udafite yandi maso we arabona ari ibihe byiza, ni iterambere, ni ibihe bigezweho, ariko nta terambere. Turimo turasatira igihe cy'umwijima, ariko udafite andi maso ntiyabibona. Ariko umuntu uri gusenga Imana akayisengera mu mwuka no mu kuri, arimo amenya yuko aho turi kugenda dusatira haranyerera, turimo dusatira inzira y'ubunyereri. Imana nidufashe cyane. La bedokere shise fine contraire. Imana nigenderera umutima wawe, nubwo umenyereye gusambana, ariko ndagira nkubwire ngo ibyaha birakuryohera. Umenyereye kwiba, umenyereye kuroga, umenyereye gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, umenyereye kwica, umenyereye gukora ibyaha by'indengakamere. Ibyaha birakuryoheye muri iyi minsi. Yewe hariho n'abantu batunzwe n'ibyaha, abantu rwose ukaba wababwira ngo nimuve mu byaha, bakakubwira bati ntago twabireka kuko twebwe nibyo bidutunze. Ariko igihe kiraje, ibyaha bigiye kubabihira, mugiye kumenya yuko mwibeshye, kuko agahenge Imana yabahaye kararangiye. Ni igihe kinini Imana itwihanganira abanyarwanda, ni igihe kinini Imana itwihanganira yemwe Barundi, ni igihe kinini Imana itwihanganira yemwe abari mu bihugu by'amahanga za Amerika n'ahandi za Australia n'ibihugu by'i Burayi. Ni igihe kinini Imana itwihanganira,
ariko ndagira ngo mbabwire ngo igihe kirageze buri wese amenye Imana, buri wese amenye uburakari bw'Imana, amenye igitsure cy'Imana. Iri jambo dusomye riratubwiye ngo ishyano rizasimburwa n'irindi shyano. Uwo muri Kongo azaba ari kurira ngo ibyago biratugwiriye. Noneho na mwene wabo uri muri Amerika avuga ati natwe ibyacu byakomeye ntago bitworoheye, kuko ishyano rizasimburwa n'irindi shyano, inkuru mbi isimburwe n'iyindi mbi. Imana nidufasha cyane iyo tuvuga ubutumwa ntago tugira ubwoba bwo kubivuga, kubera yuko abantu bamaze gufata Imana bayifata nk'ikintu kidafite agaciro, bayifata nk'ikintu cy'igipirate, bayifata nk'ikintu cyanduye. Iyo mvuga ibi ngibi numva afite ifuhe rikomeye, kuko ibyo mbona numva bimbabaza cyane. Iyo ndebye ku mbuga nkoranyambaga nkareba ibintu bitambuka, nkareba ibintu bikorerwaho, numva bimbabaza cyane. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo igihe kiraje, yewe we wumva yuko uguwe neza, ndagira nkubwire ngo nushaka ujye ku mavuce bugufi ubwire Imana ngo Mana umbabarire, kuko rwose ngushije ishyano. Abantu benshi bagiye kugusha ishyano. Nabonye ababyeyi beza b'abanyacyubahiro bamwaye, bakozwe n'isoni. Ngiye kubona mbona bamwe bagendanaga ubwibone bati twebwe dufite uburanga. Mbona ibyitwa uburanga byabaye ubusa, ibyitwa amafaranga byateye agaciro, ibyitwa amashuri byateye agaciro, ibyitwa ko umuntu ari umunyembaraga ari intwari, ngiye kubona mbona byateye agaciro. Ijambo riratubwiye hano ngo umwami azaboroga n'igikomangoma kizuzurwamo n'amaganya. Ese niba umwami azaboroga, urumva wowe uri muntu ki wowe wakwihagararaho ukavuga ngo njye nzaba nguwe neza? Niba ijambo ritubwiye ngo umwami azaboroga, ngo n'igikomangoma kizuzurwamo n'amaganya, ngo kandi amaboko y'abantu bo mu gihugu azadagadwa. Amaboko y'abantu bo mu gihugu azagira ute? Azadagadwa. Amaboko y'abantu bo mu gihugu azadagadwa. Ubundi iri jambo hari umuntu udashobora kuryumva ngo arisobanukirwe. Kudagadwa, ubundi kudagadwa ni uguhinda umushyitsi. Igihe rero cyo guhinda umushyitsi kw'abatuye igihugu, igihe rero cyo kudagadwa kw'amaboko y'abatuye igihugu, igihe rero cyo kuboroga kw'abantu batuye igihugu, igihe kirageze, igihe kirageze kugira ngo buri muntu wese abashe n'ubundi kumenya gusenga Imana. Ariko ikibabaje giteye agahinda, Imana yerutse kusanga irambwira ngo iminsi mibi iraje, ariko irambwira ngo utangaza itangazo rivuga ngo amatakira ngo ntabwo Imana izayumva. Bya bindi byo gusenga ngo Mana ko yaguhaye agahenge ikaguha igihe, ntibiteye agahinda kuba utafata n'amasengesho y'umunsi umwe ngo wiyirize ubusa? Ko Imana yaguhaye agahenge, ntibiteye agahinda kuba utafata n'iminsi 2 ngo usenge Imana? Kuba utafata n'igihe cy'isaha ngo ugende wihererane n'Imana usenge? Ariko ubundi Banyarwanda tuvuga Imana tuzi, cyangwa abantu bamwe turakizera za mana za Nyabingi, tukizera za mana za kera basogokuruza biringiraga. Hari Imana yaremye ijuru n'isi, hari Imana itegeka byose, hari Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Iyo niyo Mana y'inyembaraga, ni Imana idakangwa no kuba abantu bakuroga ari benshi, kuko ubwishi bwabo Imana yo mu ijuru ifite imbaraga zihagije. Ni Imana iri hejuru y'ibintu byose. Njya nkunda kubwira abantu, buriya umuntu wamenye Imana akaba gihagaze mu mwanya mwiza wo kubaha Imana, ahumure, kubera yuko amahirwe yose ari kuri uwo muntu. Turabona abantu bafite amahirwe muri ubu buzima, ukabona abantu baguwe neza. Hari ijambo merutse kwigisha riri muri Zaburi rivuga ngo ntuhagarike umutima nubona umunyabyaha aguwe neza, kuko iminsi ye irimo irashira vuba vuba. Kuko hari ijambo rivuga ngo umunyabyaha nabonye agaye nk'igiti cyishimiye ubutaka, ariko nongeye kuhanyura ndamushaka ndamubura. Mwene data,
ikintu Imana igushakaho nta kindi ni uguca bugufi. Abageni benshi baratashye, ipfu nyinshi ziri hano imbere, abakomeye n'aboroheje bagiye gupfa. Ndabihanura kuko ngewe nabonye urupfu rugera mu manyumba y'abantu bakomeye n'aboroheje. Ngiye kubona mbona ruratwara abakomeye n'aboroheje, rugatwara abatoya n'abakuru ndetse n'abasaza rutabasize. Ariko ndabizi twese tuzapfa, kuko umuntu wese wageze muri iyi si azapfa. Ariko haranira kwezwa. Imana irambwira ngo bwira abantu, ubwira abanyabwenge bezwe, kuko igikwiriye ni ukwezwa. Umuntu utejejwe ntazareba umwami Imana. Ikibazo nta nubwo ari no gupfa, nubwo abantu benshi batinya urupfu. Wavuga iby'urupfu abantu benshi bagatangira bagatinya. Byange bikunde urutinye cyangwa were kurutinya, ariko umenye ngo uzapfa. Ariko hirya yo gupfa ko hari urubanza, hirya yo gupfa ko hari Imana izakubaza ibyo wakoze ukiri hano muri iyi si. Ni ibihe uri gukora uzamurikira imbere y'Imana, uzahagarara imbere y'Imana kuvuga ngo ngiye nakoze ibyiza ibi n'ibi. Imana igenderera umutima wawe. Tugiye gusenga. Message Imana yamaye niyo ngiyo, sinshobora kugabanya message y'Imana cyangwa ngo nyongere. Ariko uwo waba uri we wese, niba utejejwe, ishyano rirakugwiriye. Kandi Imana yarambwiye ngo urupfu rugiye gutwara abejejwe n'abatejejwe. Kuko hari abageni bagiye gutaha kubera ko Imana ishatse gusarura, kubera ko Imana ishatse kubacyura. Birashoboka yuko Imana ireba ikabona ejo hazaza hari abazandurira muri iyi si, ariko hari n'abandi bagiye gupfira mu byaha. Ese yewe mwene data, niba Yesu atinze kuza, urupfu ko ruri imbere yawe ko rukwegereye, urukumva umunsi wapfuye uzerekera hehe? Reka dusenga Imana, wowe n'umutima wawe ubitekerezeho, ufate umwanzuro. Ufate umwanzuro kandi witega iminsi ngo ejo ntabwo ari ahawe. Witega iminsi ngo ejo bundi ntabwo ari ahawe. Dukorere Imana nk'abazapfa ejo, kuko ibintu byose birashoboka. Hari umunsi tuzirirwa mu isi twere kuyiraramo, hari n'umunsi tuzayiraramo twere kuyirirwamo. Imana igenderera umutima wawe yewe nshuti yanjye. Uwiteka, turabizi ko uri umunyembabazi, turabizi ko utinda kurakara, turabizi yuko wuzuye impuhwe n'urukundo. Ngaho nyemerera Mwami Imana Nyiringabo, ukomeze wihesha icyubahiro, kandi abantu bawe waremye Mwami Imana ukomeze kubaba bugufi. Tubonye yuko hano imbere turi kwerekera hari ubunyereri, hari umwijima, hari ibihe bibi, ariko utugirire neza kubw'imbabazi zawe Mwami Imana Nyiringabo, udushoboze kwezwa kugira ngo tutazatungurwa, kubera yuko byose ari wowe bidushoboza. Urakoze Mwami kubyumvise, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.